ugasanga umuhanzi araje arakubwira ati njyewe rero nasinye kontra n'uru ruganda bamaye miliyoni 100, ariko mu by'ukuri wabona wareba wa muntu wahawe miliyoni 100 nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi abiri, ukabona nta projet n'imwe yegeze akora igaragaza neza yuko yabonye ya mafaranga. Na umu content creator, umuhanzi runaka araje asinyanye n'ikigo runaka gicuruza yenda iminywere, gicuruza byeri cyangwa se rikeri. Nyuma yo gusinyana amasezerano bakahita badutangariza ati uyu mwinfluencer yasinyiye yenda miliyoni urugero 50. Nyuma ya miliyoni 50 kuzisinyira, mu by'ukuri wareba imibereho ya wa muntu wasinyiye miliyoni 50 ukahita ubona biratandukanye, ugasanga ahubwo yenda afite n'imibereho na mibi kurenza uko yari ameze mbere yuko asinyira za miliyoni 50. Yasinyiye uruganda rukora rikeri, ugasanga ahubwo yasinze za rikeri zo muri rwa ruganda kurenza amafaranga yatubwiye yakuyemo. Iyi industry yacu ya showbiz irimo amafaranga mu by'ukuri, cyangwa irimo igihuha kurenza realite irimo. Bigiramo inama urubyiruko rwo kuba narwo rwakinjira muri ibi bintu byo create content. Wowe biragutunga ugasanga uri kubeshya umukire ngo uramwamamarije, nawe akubeshya yuko ngakwishyuye, namwe mwise mubeshya isi ndetse n'abantu muri rusange ngo mwasinyenye miliyoni 30, mwasinyenye miliyoni 50. Uzajya gikurikiraho ni ukuzagenda ugahombya umukire umunywera byeri. Yego nubwo wamuhombya mu buryo runaka, nawe yakubeshye iki? Yakubeshye ko yakwishyuye. Mubeshya abantu ko wasinyiye miliyoni 50, ariko mu by'ukuri miliyoni 50 mwaratubeshye kandi n'imibereho yawe ntihindutse. Eyo Proski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, ndongeye ndagarutse by'umwihariko kugira ngo tuganire. So uyu munsi rero ni kuwa gatanu, uyu munsi ni Friday, uyu munsi ni weekend. Mwabonye inkuru nziza yuko TikTok yabaye monetize mu Rwanda, ngira ngo na YouTube muri iyi minsi. Reka dukomere dusenge, tuzajya dushiduke ads zagarutse. Ni ikintu cyiza kugira ngo dukore akazi natwe tugakuramo umugati, tugakuramo imibereho. So ni ikintu cyiza cyane. Uyu munsi rero mbazaniye content igira iti bano ba content creator, bano ba star, bano ba influencer, zino kontra basinya z'ama miliyoni 100, miliyoni 200, miliyoni 50, bigenda gute ko twisanga nyuma y'amezi 2, nyuma y'amezi 3 ugasanga iki kintu cyo kuba ya mafaranga batubwiraga basinyiye ugasanga ntayo. Ngira ngo ibino bintu byatangiye ahagana muri za 2017 n'8, ugasanga rimwe na rimwe bari kuvuga ngo ni ugutwika. Ari nacyo gihe ikintu cy'amaplanka cyaziye, ugasanga abantu bari kubeshya abandi, ugasanga umuhanzi araje arakubwira ati njyewe rero nasinye kontra n'uru ruganda bamaye miliyoni 100, ariko mu by'ukuri wareba wa muntu wahawe miliyoni 100 nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi abiri, ukabona nta projet n'imwe yegeze akora igaragaza neza yuko yabonye ya mafaranga. Ese ukibaza ikibazo ni ukutavugisha ukuri? Ikibazo ni ukuba baba bashaka gutwika nyuma y'iminsi mike bikabagaruka? Reka mbaho urugero rutoya, ntago kuko njye sinjya mvuga ibintu bidafite facts. Baba ba star, baba ba influencer, baba ba content creator hano mu Rwanda, ngira ngo mujya mubibona cyane. Ukabona umu content creator, umuhanzi runaka araje asinyanye n'ikigo runaka gicuruza yenda iminywere, gicuruza byeri cyangwa se rikeri. Nyuma yo gusinyana amasezerano bakahita badutangariza ati uyu mwinfluencer yasinyiye yenda miliyoni urugero 50. Nyuma ya miliyoni 50 kuzisinyira, mu by'ukuri wareba imibereho ya wa muntu wasinyiye miliyoni 50 ukahita ubona biratandukanye, ugasanga ahubwo yenda afite n'imibereho na mibi kurenza uko yari ameze mbere yuko asinyira za miliyoni 50. Ahubwo niba yasinyiye uruganda rukora rikeri, ugasanga ahubwo yasinze za rikeri zo muri rwa ruganda kurenza amafaranga yatubwiye yakuyemo. Ukibaza ese uyu muziki wacu, iyi industry yacu ya showbiz irimo amafaranga mu by'ukuri, cyangwa irimo igihuha kurenza realite irimo? Sinzi niba bino bintu mutajya mubyitegereza. Niyo mpamvu ngiye witeka ryose iyo nganira n'abahanzi, iyo nganira n'aba content creator, hari ikintu ngewe ngomba kubabaza, kandi iteka ryose iyo hari umutumirwa mfite cyangwa se nasuye ndakimubaza, kubera iki cyangwa se muri ibi bintu ukora, ese wabigiramo inama urubyiruko rwo kuba narwo rwakinjira muri ibi bintu byo
create content, wowe biragutunze. Ngira ngo murabizi abo twagiye tuganira, nagiye mbibabaza ba Rwiziringa n'abandi bagiye batandukanye, ariko akambwira ati ibi bintu njye mbikuramo amaramuko, ibi bintu bituma njyewe menyekana. Ukahita uvuga ati wow, that's good. So, rero niba ikintu gishobora kuba gitunze umuntu, icyo kintu burya ni sawa. Ariko impamvu njye nagarutse kuri iyi content yo kuvuga ngo ese bano bajene amafaranga basinyira mu by'ukuri barayahabwa? Kubera icyo usanga niba, reka nk'uhe nk'urugero, hari abahanzi usanga bavuga ngo twamamariza utubari runaka, twamamariza, ugasanga uwo muhanzi njya mbabona ahantu henshi hagiye hatandukanye, ngira ngo ahantu nikaraga mu birori byinshi, ugasanga umuhanzi yamamariza akabari k'umukire runaka, ariko ugasanga mu buryo bwo kukamamaza nta kindi kintu nyirizina, nta yindi nyungu nini agiye gukuramo, ahubwo ugasanga ni ukuba agiye kuzajya azana inshuti ye kuri ka kabari bo bakinywera. Ugasanga uri kubeshya umukire ngo uramwamamarije, nawe akubeshya yuko ngo akwishyuye, namwe mwise mubeshya isi ndetse n'abantu muri rusange ngo mwasinyenye miliyoni 30, mwasinyenye miliyoni 50, kandi mu by'ukuri yego koko mwasinyanye kuzajya umwamamariza, wamubeshye nawe urabizi yuko nta audience ufite. So ikizajya gikurikiraho ni ukuzagenda ugahombya umukire umunywera byeri. Yego nubwo wamuhombya mu buryo runaka, nawe yakubeshye iki? Yakubeshye ko yakwishyuye. Mubeshya abantu ko wasinyiye miliyoni 50, ariko mu by'ukuri miliyoni 50 mwaratubeshye, kandi n'imibereho yawe ntihindutse. Kandi mu by'ukuri hari ahantu uzajya gukomanga bakubwira ati se uyu mushinga kuri murawushaka kuri aya mafaranga, cyangwa se tubona nta n'ubushobozi ufite, kandi ejo bundi warasinyiye miliyoni 50. Ngira ngo murabaza aba influencer batari bakeya, abahanzi batari bakeya, aba content creator batari bakeya, baza bakatubwira ngo yasinyiye miliyoni 100, bugacya kabiri tubona n'ubundi akibera muri ghetto, bugacya kabiri tubona ubuzima butarahindutse, bugacya kabiri ubona nta n'igihangano byibura yakoze, wavuga ati byibura za miliyoni 100 yakozemo projet ya miliyoni 40 yenda zashiriya. Ariko ugasanga rero icyo ni ikintu gikomeje kwibazwaho cyane. Ni muri ubwo buryo rero njye nifuzaga ko tugaruka kuri icyo kintu tukiganireho. Mu by'ukuri ntabwo dushobora kuzatera imbere tukirimo kubeshya amakontara twasinye, ntitushobora gutera imbere tukiri mu bintu byo kwibeshya. Niba dushaka ko uyu muziki wacu utera imbere, first of all tubanze twicare tumenye ngo niba nkora content runaka, umenye ngo abantu barazireba, umenye ngo zirakunzwe, umenye ngo hari n'ikintu ziri kukwinjiriza. Akaba ari nayo mpamvu nahereye kuri iki kiganiro ntangira mvuga ngo TikTok yabaye monetize mu Rwanda. Byibura dukora ibintu bigiye kuduha amafaranga, dukora ibintu bigiye kutwinjiriza, bigiye kuduha ku bukungu runaka, kurenza uko twakifata tukabeshya abantu ngo nasinyiye miliyoni 50, nasinyiye miliyoni 100, kandi mu by'ukuri ubuzima bwawe ubizi neza ko nta kigiye guhinduka. So mureke tubanze tubyaze umusaruro zino mbuga nkoranyambaga, cyane cyane yuko noneho ubu ngubu tugiye kuba aba professionnel. Niba TikTok yabaye monetize, tugiye kuzajya ihembwa mu minsi mike, ads zikaba zigiye kugaruka kuri YouTube na Facebook. Cyaba ikintu cyiza, yaba inzira nziza noneho yo kuba tugiye kubona amafaranga yo kuba bano bastari bacu, aba content creator, aba influencer, abahanzi, abakinnyi ba filime, bose muri rusange, kuba yaba ari inzira nziza yo kubanza bakabona amafaranga. Nibamara kubona amafaranga, ngira ngo n'abakire bazabubaha, kubera yuko ya nzara y'amafaranga, kwa kumva yuko wasinyanye n'ikigo runaka ukumva ni ibyadanje, kandi ubizi neza yuko nta mafaranga baguhaye, ariko ukaza ugafera abantu, ukabeshya abantu ngo baguhaye miliyoni 30, miliyoni 50, miliyoni 100. Ibyo ngibyo nubuzi neza yuko YouTube iguhemba ni urugero miliyoni 2 ku kwezi, sibyo? N'umukire ushaka kumwamamariza azaza yikandagira, kandi nawe ifemba ry'amafaranga ntuzaba urifite, kuko uzaba uvuga ati hari ahantu nshobora gukora miliyoni 2 ku kwezi, ahantu nshobora gukora miliyoni 3 ku kwezi. Umukire rero kuza kuguha za miliyoni 30, za miliyoni 50 azazizana aziguhe cash, kandi nawe ubyereka abantu n'ubukungu bwawe bunahinduke. Mureke dukore umuziki, dukore showbiz, dukore entertainment irimo icyo bita creativity, ku buryo buri muntu akora projet ye
akayihemberwa, kandi noneho n'ushaka akamwamamariza bikaba ikintu byagakuyemo amafaranga, ndetse n'umukire akavuga ati byibura uyu muntu agiye kunyamamariza. Ni ibintu bifatika cyane. So rero ni ibintu byinshi cyane. Ino ni episode ya kabiri nabikubwiye, kanda subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. So turimo ducacambuwa rero, nsoreje kuri iyo content. Abahanzi nyarwanda mureke ibintu byo gutuburira abantu ngo mwasinye miliyoni 100, mwasinye aya ngaya. Mugaragaze abo muri bo, ahubwo mugaragaze n'inyota yo gukora, cyane cyane uko zino mbuga zigiye gutanga amafaranga, zino social medias. Noneho n'ababosi bazaza kubafata kubahitamo ngo mubamamarize, ariko namwe mufite amafaranga, ndetse mutari no kubeshya abantu ngo mwabonye amafaranga. So reka dusoreze ahangaha kuri iki cya content creators, abantu bagenda bihimbira yuko babonye amafaranga, basinye amakontra, kandi mu by'ukuri babeshya. Ahubwo ugasanga umuntu yasinye kontra n'uruganda rukora inzoga, ahubwo aho kujya yinjiza amafaranga yo kuba yasinye kontra, ahubwo agasinda za nzoga zo muri rwa ruganda. So byumvikane ko umuntu ntabwo aba yabonye amafaranga, ahubwo arareba akavuga ati nemeye amasezerano, kandi boss nta mafaranga ari kumpa, uruganda rufite inzoga, ngereka ninywera inzoga. So ni icyo ngicyo rero turi gushaka kuba icyo kintu cyarangira. Tuzabifashwamo rero no kuba twakubaka ubukungu kuba content creators, aba influencers, abahanzi, abakinnyi ba filime, kubaka ubukungu butajegajega. Muza kutugana akaza avuga ibintu byumvikana, kurenza kuba twabeshyana tukabeshya n'abantu muri rusange. So ikindi kintu twavugaho rero dusoza kuri iyi content, ino EP y'uyu munsi, abandi bantu bo muri showbiz, amakuru ahari nuko Jihad ndetse n'abo bafunganwe bazira amashusho ya mpano, nuko basabiwe gufungwa imyaka 5. Iki kintu rero kikaba kigaruka mu mitwe ya benshi, abantu bikabatera agahinda kukuba bano basore n'inkumi cyangwa se aba bagabo barimo Jihad, ba Nesta na ba Pazo, kuba bari gusabirwa imyaka 5, ariko nyir'ubwite, nyiri telefone, nyiri gufata amashusho akaba ateregeze abiryozwa. So rero ni ikintu n'ubundi bishoboka yuko inzego z'ubutabera cyangwa se inzego zicaye zikareba zikabona koko bari abantu bakoze amakosa, bagasanga ya mpano ni amakosa yegeze abigiramo. So rero ni muri ubwo buryo abo bajene bari gusabirwa imyaka 5. Gusa icyo navuga cyo, Imana iborohereze, Imana ibacira inzira, ngo buriya ngo umugabo mugaseka imbohe. Hariya muri gereza, ngira ngo murabizi neza yuko hariya ntawe utahisanga. So tubasengere rero. Ikindi kintu rero twavugaho ni ukuba, ikindi kintu twavugaho muri showbiz, uyu munsi ni kwa gatanu, abantu barasohokera ahantu henshi. So ino ni EP ya kabiri, ejo cyangwa ejo bundi ndabatamo EP ya gatatu. Ni content kuri content. Ngira ngo Truth TV mwabibonye, dusigaye twarabonye place yo gukoreramo, ahantu bintu bimeze neza. Hano ni muri studio za Truth TV Rwanda. Ngiye nkaba B1 promoter, nkuko mubizi nsanzwe mbatamo umunsi ku munsi, mbatamo ibiganiro EP kuri EP. Rwose mukande subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Mwakoze cyane. Iyi ni Truth TV, ngiye nkaba B1 promoter.